kumbeshye ngo ntabwo uzi urukundo icyo ari cyo, warangiza ukajya untereta kuriya rega nk'akajakisi. Byose byari ibinyoma. Kumbeshye ngo ntabwo uzi urukundo icyo ari cyo. Umubabaro wanjye wawuhinduye ibyishimo. Yaremeye yindura akajakisi akajya ahora asetsa uyu mukobwa. Amarira yanjye yose wayahinduye kumwenyura. Kandi njye narigeze nguha n'igitonyanga na kimwe cy'urukundo. Warangije ukomeza umpundagazaho urukundo rwawe. Gute wankunda cyane bigeze aha? Biroroshye. Nkubonamo Imana yanjye, iyo nkubonye nkubonamo Imana. Kandi iyo nsenze iyo Mana umutima wanjye uranyurwa, umeze neza. Iyo nkubonye useka umutima wanjye utuza kurushaho. Tani nimba runari urukundo bivuze ngo ngukunda kurusha nuko nkunda Imana. Nyagasani. Ubundi uba ugomba gukunda mugenzi wawe kurusha uko ukunda Imana. Se warayibonye? Warajya gukunda umuntu utarabona. Imana muyikunde, ariko cyane cyane mukunde abantu mubona hafi yanyu. Imana muri Bibiliya ivugira ati nimba udakunda mwene se ubona buri munsi wankunda utarambona. Wirira. Umukobwa yarumiwe. Uyu mugabo we ntacyo atakoze ngo amunezeze. Mukuramo rinete. Wajya guza kuntereta nta rinete. Azana umuswari. Nawe wibagiriwe mu rugo.